twamuteguriye umuvugo twaguteguriye witwa ubahiga ubwiza abahiga ubwema. Cyo maze rero mu mararungu soko isendereye umutuzo, umutima utahwemo umunezero, maso y'inyana watuzonze, menyo y'inono yoje neza. Haleluya. Murabizi ko ngira ijwi riri hasi cyane, ndumva abantu banyegera noneho nkabashimira kugira ngo n'abagiye nabo bashimire mu ruhame bari kumva. Mbere na mbere ndabanza gushimira Imana. Kuva nkivuka mu nda ya mama yambwiye ngo navutse ngo ndi umwana mwiza cyane bakazajya bashaka kunyiba. Mu bihe byari bikomeye umubyeyi arangumana nshimiye Imana yanzanye ku isi. Imana yacu ishimwe. Kabiri nkayishimira aho igejeje ikora mu buzima bwanjye. Ikindi cya gatatu nshimiye Imana ko njye nayo tubanye neza. Icya kane nkashimira Imana ko mbanye neza n'abantu. Ntabwo ari imbaraga zanjye, si uko ndi mwiza cyangwa se iki n'iki, ahubwo ni ubuntu bw'Imana. Rero mwanunguye munera kumva nsusumiye nkamera nka wa mutoto wateruye umwishwa adafite igihumbi cyo kumuhereza. Byandenze cyane urukundo mwangaragarije, abamama, abapapa, abasore, inkumi, byankoze ku mutima. Hano iwacu harimo akagendo, ariko hafi ya mwese muri Abanyakigali mwaje kutureba mu cyari iwacu. Rero Imana ibampera umugisha. Nshaka kuvuga kuri iyi foto y'impereze. Iyi foto ni iy'amateka. Iyi foto mureba ni iy'amateka, ntayababwiye ntabwo mwayamenya. Aha ngaha ndabyibuka hari mu kwezi kwa gatanu, ku itariki 15 z'ukwezi kwa gatanu. Haburaga ukwezi kumwe ngo dadi atabaruke. Hano ni ku isimbi twari twicaye ahangaha. Dadi yari ari hano iruhande rwanjye yanesheje umutwe, ari gutuma nari kwifotoza neza. Ari kunsomya fata kandi njye nari ndi kwifotoza ahangaha. Rero iyi foto yanyibukije byinshi. Hano harimo abantu yari yaregeye arababwira ati ndashaka gukorera umugore wanjye anniversaire y'akasamutwe. Nuko nguko yababwiye. Gift yari kuzama, bamwe muri mwebwe harimo abayizi. Harimo abayizi ariko ntabwo nshaka kwitangaza. Ni ukuvuga ngo mwabayeho ahatari. Mwabaye ahatari. Ndumva binaniye kuvuga ariko mwabaye ahatari. Barekirahora. Mbashimiye urukundo rwanyu. Ntabwo ngiye bifata nk'ibisanzwe kuko ni ubuntu bw'Imana iba yatugiriye. Numva ngo hari abantu ngo bagura igikundiro, ibyo ntabwo mbizi, ariko nshimiye igikundiro data yagize gute yampaye, cyangwa se yampaye mu bantu. Sindi umukire, yemwe nta buranga burenze, nta n'ikindi kintu gikabije, ariko murangije murankunda. Ikindi cya kabiri mbashimira mwese ko muri aha mushyigikira mu murimo w'Imana. Hari umuntu wambajije ikibazo kimwe n'indi kuri radiyo, sinyibukira radiyo n'ayindiho, arambaza se ko wasigaranye inshingano nyinshi, abo mu rugo cyangwa abana ubitaho? Ndamusubiza ati mbere yuko nita ku bandi, njyewe wa mbere wo kwitaho no kwitera inkunga. Kabiri
ndabashimiye inkunga mwanteye. Ntabwo ibikorwa byose nkora ntafite amaboko yanyu, ntabwo nabibasha, ariko muri igisobanuro cy'ubuzima bwanjye. Ibyo mbabwira ni ukuri, rero nabanezerewe ku rwego ruri hejuru, ntabwo ari ibintu bisanzwe, ariko Imana yo mu ijuru ibampera umugisha. Abigishwa bigeze babaza Yesu, baramubaza ati mbese ngo ko twasize ibyacu tukagukurikira, ubundi uzatwitura iki, uzaduhemba iki? Yesu arababwira ati mukiri hano mu isi nzabakubira, ngo kandi hanyuma mbahe n'ubugingo. Nanjye ndabasabira Imana Data yo mu ijuru, mukiri hano mu isi, Data barinde umubi, ahubwo abampera impamba z'abagenzi mu rugendo. Ikindi azabahaze uburame ku mwishu, tuzabane mu bwami bw'ijuru. Nubwo aricyo nabifuriza, kuko muba mwabaye mu byayo, namwe igikomeza kuba mu byayo. Ibyago n'amakuba bijye kure yanyu, murame namwe muramire, kuba ni byiza. Ndagushimiye, Imana ikumpera umugisha hamwe n'umutware wawe. Musi wose muza hano banjyanye, twarenze Kayonza, turenga Rwamagana, baranjyana. Tubaye amashyi rwose, n'ukuri wabaye intumwa nziza mwakoze. Nanjye ndabashimiye mu izina rya bose. Rero Imana ibampera umugisha, ndabakunda cyane. Iyo mbonye umuryango uhuza ugashyira hamwe, nahoze mbimubwira, mpita numva mbifurije kuzaramana. Oya bazasaze, muzarame cyane, muzajya no mu ijuru mwararambye. Imana ibampera umugisha. Abaturanyi banjye barimo hano ndabashimira, si ngombwa ko ndi buvuge amazina, ariko ndi kubareba bose guturuka kugeza hariya. Ndabashimira inshuti zanjye, family werase, niyo nshuti foundation group. Hano mfitemo abamarene benshi, Imana ibampera umugisha, baricaye. Imana ibahe umugisha. Marene wanjye uyu nguyu washyingiye Theo, Imana imuhe umugisha. Imana ibampera umugisha. Mwebwe mwese ababyeyi banjye, abana banjye, harimo n'abataha za Kabuga Claire, Imana iguhe umugisha. Nziza nawe uvuga no kukamonyi, no kukamonyi, abo mu Bugesera, Mana yanjye, Mama Fabrice, Ibuba mwese, za Kimironko kwa Titi. Imana ibampera iki umugisha mwinshi cyane. Rero mureke baririmbira akaririmba, mwahoze mwiririmba mwenyine, mureke nyibaririmbire. Amaririmbire iby'urukundo rwawe Yesu we, byananiye kubyumva, mpora mbisoma nkabyumva babyigisha, nkabikurikirana ariko sinyurwa. Ndibaza ku manywa nkageza ubwo sinzira, nkabibyukana sindabishyikiraho. Nabuze n'umuhanga wabisobanurira neza, babivuga agace gato gusa nkumva sinyuzwe. Iby'urukundo rwawe biraremereye cyane, ubwonko bwanjye kubanza butabibasha. Ni wowe wenyine gusa uzi gukunda, abandi turagerageza nukugerageza, ariko wowe mwami wanjye ukunda urabizi. Yesu urabizi.
Imana ibampere umugisha. murakoze bagushimira gukomera amashyi kugenda musabe ni groupe niyo nshuti foundation ntabwo ari groupe ahubwo foundation niyo nshuti mwegerana hafi muzane impano uretse gatoya murakoze sawa twari igihe tunanira kumenya icyo twamubwira impano ya groupe yarangiye ariko dufite iyindi mpano twateguye wimushyikirize mama Asiya igera hari ndetse nafunyegerere akirari iyi nayo ngo barayifungura kandi no kuyifungura rebesha hano ufotore iyi mpano twamugeneye ni njyewe ku giti cyanjye ifatanyije na Odette yego njyewe Aimable hose ifatanyije na Murekatete Odette nitwe twayimugeneye nashaka ni impano iri public ntabwo twifuza yuko ayigumana ifunze turifuza ko yayifungura tunavuge nta kibazo arimo ayifungura kugira ngo byorohe ariko reka tubanze wenda tufate agafoto bayifashe ifoto bayirangije kera ayifungure impano turagerageza gukoresha igihe gitoya harimo burushete ibintu biri hano ko mbona ari hatarira intwari dukunda mama pastor ubaye intwari uyu munsi n'umudari umudari kora kuri iki gikombe simba we simba fataho nafashe shyiraho n'umutwe simba simba nafasheho egezaho n'umutwe ari kugaragara ikiganza cyonyine gira gutya umwe yagarura umutwe gutya amagera ari kuza ikiganza cyonyine simba yes ari kuza ikiganza cyonyine oya urana n'uyu mugabo murakoze mwigizeho ibintu bitari ngombwa kuko ibi bintu bifite igisobanuro yego sobanura wihuse murabona hano handitseho ko ari IE na MO ni Ihose Aimable na Murekatete Odette twanditseho ngo uri intwari yacu dukunda uri intwari yacu dukunda ibi bintu twababwiye ko dukunda nta mibare dushyira mu ijambo twihariye nuko tugukunda nta mibare dushyize aho waduhamagara ku manywa n'ijoro isaha tugukunda nta mibare dushyize tugufasha tugushyigikiye nta bintu byo bagukomera amashyi ndi kumwe hano n'ingenge nyine gukoma iki gikombe mureba ubundi iki gikombe gitangwa ku mugabane w'i Burayi bakagiha ikipe yahize izindi zose mu bikorwa ikipe ya mbere ku mugabane w'i Burayi ihabwa igikombe iyi foto iragurishwa cya Champions League mama wacu ni champion mama wacu champion uyu mudari ni uwe ku giti cye dore harimo n'ifoto ye uyu mudari n'umubwira ngo ni ibikorwa by'indashyikirwa tutigeze tubonana umuntu uwo ari we wese ukora muri uru rwego mu gihugu cy'u Rwanda by'umwihariko kuba uri umugore w'igihugu uri umugore w'u Rwanda ufite umutima ufasha imfubyi ufite umutima wita ku bapfakazi ugenda ukagera ku bana bo ku muhanda twebwe njyewe nawe twarabirebye tubura icyo twabibaramo mu bifatika tuguhaye ibi byose mubyeyi bagushimiye urakoze cyane akantu kamwe gasigaye twamuteguriye umuvugo
umuvugo twamuteguriye umuvugo ntabwo biri butinde urihuta ntabwo ari muremure cyane ariko ntabwo imbamutima zacu twazisubiza mu rugo niyo mwatwica twakwemera tukaraba ntabwo imbamutima ibi byose ni ibyabo umubyeyi umuvugo twaguteguriye witwa ubahiga ubwiza abahiga ubwema. ubahiga ubwiza abahiga ubwema. ubahiga ubwiza abahiga ubwema. mbanze nyere mu ndebe, mbanze mwimukire mu nyumve, mbanze mwerurire abamuzi n'abamurebera mu nkiki impamvu nanzitse iyi nganzo. nshaka mbereka nyampinga, nshake mvuge mu buryo navugishwa, nshake nanzike mubabwire bihogo byuhirwa umwerera, abahiga ubwiza abahiga ubwema. uyu mubyeyi murora mwese twaje dukereye gushagara ngo tumushimire iyamuhanze ikamuha impano itari ikigwari imugira uwihariye kibyeyi. si urukundo ni urukundo, si ku rukundo ni mu rukundo, si urukundo ni n'urukundo. navuga umwiza umutima ukeye utuma dutwariza mu rukundo. nk'ubu njya ndeba ibikorwa byawe ngafata umwanya nkabyiga nkamenya neza iby'imva n'imvano biri muriri unjujubya ngo nkore neza ngirira bose. mukuri njyewe birandenga kuko ntabasha kubishyikira ibikorwa by'uyu indashyikirwa. ntiwabishakira mu batabizi ibyo gukunda bya bindi by'abapyinata. ariko ubundi mbabaze mwese, nubwo nanjye ntaretse none ubu ntakunze wo mu muhanda sindengera utwo dupfubyi cyangwa ngo ngaburire umushonzi, ntanirengagije umubyeyi wabyaye ntatindikirire cyangwa se ntanabone gihemba cyangwa cyahika uruhinja cyangwa cyomoro cyomora igikomere. naba mbaye nyamugaya mu beza abarugwabiza bigwa indeba, abarutemera kugwishwa na rudatora ishya ry'intore. nyamara mwarimu utajya ahwema wuma impamba ambera icyambu kimuzana nyiri ibiremwa, ariko cyane cyane abari mu magi ndetse n'aka batizaniye gatuma bihina ndetse n'akaga batizaniye gatuma bihina mu gahinda. ibiyobyabwenge bakabishoka, uburere bwakwanga bakajya imihanda, ari naho bandura ibibangiza. aha niho inyamibwa nshima none uyu mbaratira imbere mwese, uwisiramutse utunyenyeri tumwe ducyaha urumuri rw'urwijiji tukababera urugero rwiza. sinkubeshya ntimwahiganwa, impande zose aba yikwije no mu bikwiye umutima ukeye. ni ka kuzuye umutima bavuga kadaca akabogi imbere y'imboni. iyo mboni mbonesha ndimo mureba, mbona nge ansumbira zahabu mwumva. yamvugisha gusa ntatuje nkumva andimbuyemo uburibwe, ahubwo akandemamo umuntu. mahumbeza ziriyo mbereka rwa mutima zikaza inzora, we nzobe nyoreye yuje inyoroshyo, inyomora ibikomere atabizi, akanyumva nayo ndavuga Imana. ni ukuri umuntu w'abantu ukunda byagutse udakumira, ukagaba icyo ufite nta maganya, ugatuma uwihebye byo gutabwa agarura imbaraga akagabuza. icyo maze rero mu mararungu si uko isendereye umutuzo, umutima utahwemo umunezero, maso y'inyana watuzonze
menyo y'inono yoje neza. Ndeba neza mubyeyi Nyampinga, ni nyir'ubugeni bugena indeshyo, umwe watubumbye akanaduhanga, agabira ijambo njye nkuvuga ibisigo. Mubyeyi mwiza, iyi mbaga ureba imbere yawe nta mbere kirabihamije, uri ingabire isi yagabanye ngo ubuzima bwinshi bubone icyoko. Isi ntizigera yibagirwa urukundo ineza ugirira bose, yaba ugusanga atentebutse apfa kukugeraho kirasuka agahita atahwa n'umucyo mwinshi. Mubyeyi dusiga none ubyumva uri umuntu udasanzwe, uri uw'agaciro karenze amagambo, aho ugeze hose uhasiga urumuri. Hahirwa isi yakugabanyaho ingabire. Amena. Mubyeyi wacu turagukunda, mubyeyi wacu turagukunda bimwe birenze kubikubwira biburi ntango, ariko icyo ntazabona kuvuga ni iki, ubu tuberaho ku isonga. Impamvu tumaze icyizere zituma twibona ku ntango, kuko ikivi tutaracyusa, maze tujyane umucyo mu bantu, tube abantu bahamya Imana. Baho mubyeyi, baho ubeho, wongere ubeho, urame unarambe tugufite. Izo mfubyi zongere zidoge, indangamirwa zisuge ibyona, ab'imihanda bareke ganja. Erega umubyeyi yazanye itabaza ngo azimye ibyo byona ubuzima bwabo, ubahiga ubwiza abahaye ubuzima. Ubizi impamvu ureba aha ngaha zagukeje nk'urubyaro, zanakoze muri iyi nganzo, bati bakure kututetere twese, kuko iri hose irakurira. Urakoze mubyeyi. murakoze cyane. Hanyuma reka nsabe abandi bantu bafite ya mpano ya New City Foundation muyizane.